na gatanu n'umwaka wa 2026 ndetse Minisitiri w'Uburezi mu Rwanda akaba yasohoye nawe amatarike yiwe abanyeshuri bazatangiriraho. Gusa reka twumve yuko ahura na Yanesa. Ndetse Minisitiri w'Uburezi mu Rwanda yatangaje ko abanyeshuri bazatangira ku itariki 8 Nzeri umwaka wa 2025 bakazatangira mu kwezi kwa 9 ndetse uyu mwaka ukaba uzarangira ku itariki 24 Nyakanga umwaka wa 2026. Iryo ni itangazo rya Minisitiri w'Uburezi mu Rwanda. Twahita tujya ku banyeshuri batsinze ibizamini bya leta basanga 60 boherejwe kujya kwiga muri Turukiya, aho baziga farumasi, ubuganga, ubuvuzi, ibintu nk'ibyo bigiye bitandukanye. Nesa ikahita nayo ishyira itangazo hanze ryihutirwa rireba abanyarwanda mwese mutuye mu gihugu cy'u Rwanda. Nesa yavuze yuko ubu ngubu ababyeyi bafite abanyeshuri batakiri mu ishuri cyangwa abanyeshuri bavuye mu ishuri ko bakwihutira kubatangiza kugira ngo bazagendane n'abandi, ndetse bajya bavuga yuko abana ari ab'igihugu, bivuze ngo aba bana bakwiye gusubizwa mu ishuri, ndetse aba bana bazatangira kubandika ku itariki 7 z'ukwezi kwa 9 nibwo abanyeshuri bamwe na bamwe bazaba batangiye kujya ku ishuri. Bivuze ngo ku itariki 7 nibwo benshi na benshi bazaba bari kujya kwiga ku bigo bitandukanye kugira ngo ni incamake y'amakuru. Niba ari bwo bwa mbere ugeze ko no muyobora Kidasamura TV Rwanda, kora subscribe, fungura inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda kandi yizewe. Bivuze ngo tugiye kugaruka ku itangazo rya Nesa, tugaruke ku itangazo rya Minisitiri w'Uburezi. Minisitiri w'Uburezi yasohoye cyangwa yatangaje ingengabihe y'umwaka wa 2026, itangaza ingengabihe y'umwaka wa 2026. Minisitiri w'Uburezi mu Rwanda yavuze ko abanyeshuri bazatangira ku itariki 8 z'ukwezi kwa 9 Nzeri ndetse uyu mwaka ukaba uzarangira ku itariki 24 Nyakanga umwaka wa 2026. Bivuze ngo nanone itashyira indi tangazo hanze avuga yuko abanyeshuri basanga 60 batsinze ibizamini bya leta bagiye koherezwa kwiga muri Turukiya, aho harimo 15 bahawe impamyabumenyi ya kaminuza bakaba bazajya kwiga icyiciro cya kabiri masters. Ubwo rero abanyeshuri bagiye kwiga bitandukanye, ubuvuzi, farumasi n'ibindi bitandukanye. Nesa nayo hita ishyira itangazo hanze ryihutirwa rireba abanyarwanda. Nesa ihita ibwira abaturage bose yuko abanyeshuri bazatangira nabo ku itariki 8, itangira guteguza ababyeyi kuba bagura ibikoresho by'abanyeshuri, cyane cyane abantu bahawe buruse za leta bakaba bagiye kwiga mu university y'u Rwanda. Abangaba bo batangire bitegure hakiri kare, ni mu gihe hari ibyiciro bibiri. Icya mbere cyishyurirwa ibikoresho, bakacyishyurira amashuri, bakacyishyurira ibyo kurya, bakajya bagihemba n'ibihumbi 40 y'amafaranga y'amanyarwanda. Bivuze ngo Nesa yongeye kwibutsa abaturage bose kugira ngo bagurire abana ibikoresho, bafite amayunifomu yashaje babagurire amayunifomu ndetse babagurire amakayi kugira ngo bazaze ku ishuri biteguye. Benshi na benshi bamaze iminsi bavuga ngo ese ngo ubungubu ibiciro by'amafaranga ngo ntibizazamuka. Gusa Nesa yavuze ko ibiciro ntago bizazamuka, ibiciro bizakomeza ari bya bindi. Abigira ubuntu bazakomeza bigire ubuntu, abishyura bazakomeza bige bishyura, ariko nabo bishyura udufaranga dukeya cyane. Ni mu gihe Nesa yagaragaje ko mu mwaka wa 2025 batsindishije abanyeshuri batari bakenya, ariko n'ubu ngubu bakaba biyongereyeho 1%. Bivuze yuko ubu ngubu abanyeshuri barimo baratsinda neza cyane. Nesa rero ikongera gushimira abarezi, abanyeshuri ndetse inakangurira abarimu bagiye kugaruka kwigisha aba bana kujya bitwararika. Buriya umwana ni umwari, umwana ni umuziranenge, kujya bitwararika bakigisha abana neza, bakabahereza uburere, bakabahereza inyigisho. Cyane cyane ikintu kiza imbere ni uburere, cyane cyane abana b'incuke biga mu magaridiyeni mu wa mbere ndetse kugera mu wa 2 bakiri abana b'incuke, kubigisha ukabigisha ubuzima, ukabigisha nyine urukundo, ubusabane, ariko bijyanye n'amasomo uba ushinzwe kwigisha. Bisobanuye ko rero Nesa yagaragaje ko yahuye n'imbogamizi mu bizamini bya leta, ariko ntago ijya ibitindaho. Ni mu gihe mu karere ka Nyamagabe umusore yagize gukora ikizamini afite icyuma ngo narangiza ikizamini aragitera umuntu. Reka ibi ngibi two kubigarukaho cyangwa ngo tubitindeho, reka tuhite twinjira ku bantu biga mu wa mbere, mu wa 2, mu wa 3, mu wa 4 kugera mu wa 5. Mu wa mbere murasabwa amakayi 4, mu wa 2 amakayi 5, mu wa 3 amakayi 7, mu wa 4
amakayi 10 mu wa gatanu, amakayi 12 mu wa gatandatu, registre 3 n'amakayi 30 turashize noneho aho bazajya biga amasomo siyansi, imibare, social studies, icyongereza, English, Faranse. Aya makayi koko birakwiye. Gushushanya, mathematics, bivuze ngo harimo inyigisho nyinshi, niyo mpamvu bababwiye ngo babagurire ibikoresho byinshi kugira ngo abanyeshuri baze ku mashuri batangire amasomo. Abantu mwese mwakoze ikizamini cya leta mwahawe buruse ya leta, ni inkuru nziza, ni inkuru mbi kuri mwebwe mwese. Abantu mwatsinze ibizamini bya leta mukwiye kwihutira kujya ku ishuri, ndetse segisiyo baguhitiyemo uba utayishaka, uyu ni umwanya mwiza kujya guhinduza segisiyo yawe bakaguhereza indi segisiyo. Nutinda amashuri akazatangira tayari iyo segisiyo uzaba uhayemeye. Bisobanuye yuko rero wowe utsinze icyo bagukorera bahita banaguhereza segisiyo. Iyo yanze kuvuga ngo bakugenera ikigo wigamo bakaguhereza na segisiyo. Bivuze ngo ibyo bintu utabishaka uragenda ukababaza ukavuga ati nshaka iki ngiki, bakaba ari cyo bagukorera. Rero ibi ngibi bikoze amashuri yaratangiye ntago biba bigikunze kubera ko biba bikigoranye gutegura amasomo abanyeshuri bagiye kwiga. Urumva ntago babifatanya no kujya mu byo guhindura amasegisiyo, ntago bishoboka. Nimba ari bwo bwa mbere ugeze kuno muyobora Kidasamura TV Rwanda, ihangano ukora agasubscribe, ufungura inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda kandi yizewe. Kidasamura ni itangazamakuru, njye muri kubana mwana makuru nitwa Kidasamura, urwego rogoto bakora rugakonkoma. Ubwo rero reka amakuru yacu tuyakomereze mu karere ka Nyarugenge ku kigo gishinzwe REG. Ndavuga ikigo gishinzwe amashanyarazi REG gerutse gushyira itangazo hanze bavuga yuko mu gihugu cy'u Rwanda mu mwaka wa 2026 abaturage bose batuye mu gihugu cy'u Rwanda bazaba bafite umuriro, aho abatazaba bafite umuriro bazaba bafite umuriro ukomoka ku mirasire. Ndavuga nk'izi za B-box zigiye zitandukanye, ngira ngo mujya mubyumva, imirasire igira na televiziyo, ngira ngo mujya mubyumva. Turaza kugaruka mu karere ka Burera aho abagabo 5 bafatwanye, aho abagabo 5